kugira ngo nawe ubwerega nawe ubwawe ugomba kwibabarira umubiri wawe, kuko uyu mugabo wari gushyira aho hantu hakomeye ugira ikibazo. Yego, umugabo arababara nawe ukababara, ikindi ntabwo uba uri muri mudu, ibyo uri gukora uba umeze nk'utabizi, uba umeze nk'uri gukora ibintu utazi, ugakora ibintu bitaryoshye, ibintu bibishye, ibintu mbese ukavuga uti Mana mfasha rwose anagende. Isuku buriya rero ikintu cyo kugira isuku no koza mu gitsina tujye tubyitondera nabyo. Buriya mu gitsina cy'umugore ntago byemewe gufata amazi ugashyiramo imbere, kuko gushyiramo amazi ntago ari sawa. Cyo ubwacyo gifite uburyo cyogamo kiyoza, bitakagombye kuba washyiramo ayo mazi. Yego nayo pe ugomba kogamo, ariko ukogamo amazi meza. Muri kunyumva mwa bagore mwe, ukogamo amazi meza atarimo isabune, mubyumve neza, nta muntu ushyira isabune mu gitsina, mubyumve. Amazi meza atarimo isabune, warangiza ukambara ikariso imeshe wanitse ku zuba. Bagore mumese amakariso mukagenda mukayanika mu nzu cyangwa mukayanika mu madushe, ibyo bintu ntabwo ari byo bintu bitera ama infection, mubyumve neza. Kandi ama infection arababaza, ku bagore bayarwara arababaza cyane. Ubwo rero twaje tuje kubabwira uburyo ki mwakwirinda ayo ma infection, n'uburyo ki mwafatamwo abagabo banyu neza, n'uburyo ki ayo mazi yaboneka kugira ngo umugabo ntaguce inyuma reka. Kandi gucibwa inyuma birababaza, bisenya ingo. Kandi umugabo nawe nta kindi aba agushakaho, niyo mibonano iciye mu mucyo iryoshye imuryoheye. Bagore rero mufate abagabo banyu neza, mwirinde gukora ibintu nk'ibyo by'amakosa. Ugire isuku, umese utwo dukariso twawe twanika hariya ku zuba. Nibiba ngombwa ku bantu bafite ipasi, udutere ipasi, utubike duteye ipasi. Twabaramukije, ni shangazi wanyu nk'ibisanzwe, kandi ibiganiro nta kagaruka twagarutse. Twagarutse kuganira, twagarutse kubigisha kugira ngo mumenye imyubakire y'ingo z'iyi minsi. Satani yamanukiye isi, ariko nubwo yimanukiye tuzamutsinda mu izina rya Yesu. Turagira ngo rero tuganire ku bintu bigiye bitandukanye. Abari mu Rwanda cyane cyane nibo ndi kubwira, abanyarwanda n'abanyarwandakazi bene wacu nibo ndi kubwira, kugira ngo mwumve neza uko bubaka ingo. Mumenye, murebe, mumenye impamvu ingo zisenyuka. Mumenye muti ese ndapfa iki n'umugabo wanjye ko mbana nawe, twashakanye twishimye tunezerewe, ni iki ndi gupfa nawe? Ese ni iki nahindura mu mikorere yanjye? Ese ni iki nakora kugira ngo yishime? Ibintu nk'ibyo bijyanye n'ibyo by'imyubakire y'ingo nibyo tuje kuvugaho aka kanya. Mutege amatwi rero mwumve icyo tugiye kwigaho. Tugiye kwiga ku bintu bijyanye n'ibyo kurya warya byatuma umera neza mu mubiri, bigatuma woroha. niba mbyumva neza, koroha kubiri habaho uzi kubiri, habaho kugira ububobere, habaho no kugira habaho kugira ububobere, hakabaho kugira amavangingo, hakabaho kugira imbaraga k'umubiri, hakabaho no gusa neza k'umubiri. dutandukanyirize amavangingo n'inkari biratandukanye. Yego, amavangingo n'inkari biratandukanye cyane, nta nubwo burya biva ahantu hamwe, nubwo abantu bose bajya bavuga yuko wenda hari bishobora kuba ahantu hamwe. Buriya witegereje neza usanga bitava ahantu hamwe, kuko umugore iyo ari gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina n'umugabo we bishimye bakundanye, buriya iyo igihe cyo kuvuga ngo amavangingo ngo bajye kuyashaka, wa mwanya uzamo inkari zisanzwe urifunga, hagafunguka umwanya w'amavangingo. Munyumve neza, mubyumve neza abagore mufite abagabo, umwanya w'inkari urifunga, hagafunguka umwanya w'amavangingo. umwanya w'inkari urifunga. Yego.
ariko hakabaho n'abagore batagira ayo mavangingo. Impamvu batayagira se ni ukubera iki? Twakagombye kumenya ngo ni iki gituma abo bagore batagira amavangingo. Twakagombye kumva ko bagomba kuyagira. Nubwo bajya bavuga ngo umugore ni Mukagatare, nta mugore wa Mukagatare ubaho, ntago abaho. Niyo atagira amavangingo yandi tuzi dusanzwe tuzi tumenyereye, ariko muri we akaba yoroshye ku buryo icyo gikorwa agiye gukorana n'umugabo we kitatuma ababara cyangwa se ngo n'umugabo aze kugira ikibazo. Ubwo rero nicyo tugiye kwigaho kugira ngo muve hano mwabimenye neza. Babandi byari byarananiye mu buriri, umugabo wawe mwajya mu gikorwa akatangira akavuga ngo urumagaye, ngo ugize gute, mbese ugasanga ntago yishimye. Ndagira ngo rero tubiganireho uyu munsi ku buryo muri buve hano mwafashe isomo, ukavuga uti ewana noneho shangazi yanyigishije, ubu namenye ubwenge, ngiye gutaha umugabo wanjye muhamagare mbikore. Aha twagiye. Bagore bakobwa, mumenye uko mufata abagabo banyu. Wirekure ariko niki kikubuza kwirekurira umugabo? Ni iki kikubuza? Urabura iki kugira ngo umugabo wawe yishime? Ko iyo umugabo yishimye nawe wishima. Kwishima kundi mu rukundo araza akagukunda, mu rugo ukabona ni amahoro masa, mbese ibintu byose ukabona biri kugenda ku murongo kubera yuko wamushimishije. Abagabo bashimishwa no kubona umugore mwiza mu buriri, uko yaba asa kose ku isura, ariko mu buriri icyo gikorwa gikora neza, akakiyobora neza mu buryo bwiza. Iyo bavuze mwiza mu nyine nicyo twavuze, wa mugore uzana amazi, wa mugore nyine uryamana n'umugabo akumva nta wundi mugabo wamutwarira umugore, cyangwa se akamva atakifuza ko umugore we yagenda. impamvu eshatu zatuma umuntu atabugira Impamvu eshatu. Impamvu ya mbere, uko zaba zingana kose nta kibazo. Impamvu ya mbere, umugore utanywa amazi yagenwe. Yego, umugore ntago yakagombye kurya ibiryo bikomeye, ibyo nabyo biteza ikibazo. Ikindi gikurikiyeho, umugore udakora siporo nabyo bitera ikibazo. Nta kibazo, ngewe ndahari. Izo ni impamvu eshatu tugiye ku giti cyanjye naba nzi zateza izo saga. Infection nazo, ariko akenshi iyo wivuje infection neza, hari abaganga bazi kuvura ama infection, akaba yakuvura ama infection ugakira neza. Nazo zibuza kuba umugore yazana amavangingo, kuko nk'uyu mugore arwaye ama infection, urabona ama infection hari ukuntu aza atandukanye mu gitsina cy'umugore. Hakaba umugore ujya kunyara udukari duke cyane, twa tundi tumurya ukajya kutunyara tukajya kushirayo wumva washize uri kuribwa bya hatari. Ibyo bintu ni ama infection. Ikindi, hari umugore ushobora kuzana ibintu by'umweru mu gitsina, ibyo ni ama infection, kandi ibyo bintu byose bituma nta bubobere wagira pe, ntabe, ukagenda ukumagara ukabura ukwe, kandi ubwo umugore wumagaye nawe urabyumva, nta mutekano uba uhari. Rimwe na rimwe usanga umugabo avuga ati wanciye inyuma, nyine akavuga ati ntago wirekura, cyangwa akavuga ati wabihaze, wabihaye abandi bagabo, kandi mu by'ukuri unarengana, wenda wasanga utanabisobanukiwe n'ibyo ugiye gukora ibyo ari byo. Ubwo rero nyine tugiye kuvuga, ubu tugiye kongeraho ikintu wakora kugira ngo umugabo yishime, kugira ngo nawe ubwawe ugomba kwibabarira umubiri wawe, kuko uyu mugabo wari gushyira aho hantu hakomeye ugira ikibazo. Yego, umugabo arababara nawe ukababara. Ikindi, ntabwo uba uri muri mudu, ibyo uri gukora uba umeze nk'utabizi, uba umeze nk'uri gukora ibintu utazi, ugakora ibintu bitaryoshye, ibintu bibishye, mbese ukavuga uti Mana mfasha rwose anagende. Ubwo rero tugiye kuvuga ku byo kurya warya kugira ngo
ubone amavangingo, kugira ngo worohe muri wowe, kugira ngo wumve umeze neza, usa neza mu mubiri. Kandi rega n'umugore wakoze imibonano akazana amavangingo, mu mutwe aba ameze neza, aba ameze nk'umuntu bafashe akantu gasume k'umweru bagahanagura neza ahantu bakahakesha. Bukeye mu mutwe uraruhuka, ntabwo ugira stress, ntuzana iminkanyari, nturwara umutwe, ntubabara umutwe, uhora wishimye. Umugore wakoze imibonano akazana amavangingo neza, agakorerwa imibonano mpuzabitsina n'umugabo akunze yishimiye, rwose nawe wamureba ukamwibwira, aba akeye mu maso, ahora yishimye, ahora anezerewe, nta nubwo yagira n'ibibazo byo kuvuga. Buriya akenshi n'abagore barwara imitwe, hari igihe akora imibonano mpuzabitsina akayikora atabishaka, akabikora kubera n'icyo kibazo cy'uko ayo mavangingo ataje, ugasanga uwo mutwe arawurwaye, ugasanga ararwara umutwe, ugasanga nyine ahorana umushiha n'iminkanyari. Ariko iyo wakoze imibonano neza wishimye, ukayikorana n'umugabo wishimiye, umugabo uzi kubikora neza, nta kibazo ugomba kugira, nta kibazo ugomba kugira. Twagiye rero, ubu tugiye kuvuga ku kintu wakora kugira ngo ayo mavangingo ajye aboneka. Icya mbere, umugore, kunda umugabo wawe nk'uko wikunda, mwubahe. Umugabo ugutunze wagukuye iwanyu akakuzana iwe mu rugo, mukunde, mwubahe. Icya kabiri, ugomba kujya unywa amazi nibura 1.5 litiro ku munsi. Icya gatatu, ayo mazi ugomba kuyanywa mu gitondo cya kare kare saa 11. Iyo bibaye byiza uri umugore uzinduka cyane ukayanywa nka saa 10, wamara kuyanywa saa 10 ugasubira mu buriri ukaryama. Byanga bikunda ayo mazi agira umumaro. Ikindi, ugakoresha ibintu byitwa gombo. Bagore, ibintu byitwa gombo musuzugura, biriya bifite akamaro. Gombo ituma umugore yoroha, niyo waba utanyara ayo mavangingo, ariko wanyweye ka gombo, mu gitsina haba horoshye. Ushobora kutazana amavangingo ariko ukaba ufite ububobere busanzwe. Ubwo bubobere busanzwe bukaba bwatuma ukora imibonano mpuzabitsina, ukayikora kugeza mwese mugejeje ku byishimo byanyu bya nyuma, bikarangira neza kandi mwabikoze neza, niyo ayo mavangingo atakaza. Ariko icyo dufokasingaho ni uko ayo mavangingo agomba kuboneka. Ni uko agomba kuboneka. Twakivuze cya gombo ko ugomba gufata gombo ukayikatira mu mazi muri 2 litiro cyangwa 1.5, biterwa ubwo n'ibyo wagennye kunywa. Ukayikatira mu mazi, warangiza bibaye byiza wayikatiramo ukayirazamo, bugacya mu gitondo ukavanga neza wa murenda wa gombo, ugasuka mu gikombe, wayungurure neza mu mazi meza atetse, cyangwa se na za jibu n'ibindi, warangiza ukanywa, ukirirwa unywa iyo gombo umunsi wose ukarenga. Inshuti zanjye, ndababwiza ukuri, ibyo bintu waramutse ubikoze nta kibazo ushobora kugirana n'umugabo wawe, mu buriri asanga ari sawa. Gombo irafasha. Ikindi, abagore bakajya barya igitoki kimeze neza kirimo dodo n'ubunyobwa, ukihata kurya imboga za dodo z'ibyatsi, ukihata kurya amashu, ukarya salade. Ibyo bintu birafasha cyane. Ubwo ikindi ni kurya utuntu tw'utuwotameloni natwo turakenewe, n'imbuto nazo. Buriya mu mbuto turya, hari imbuto zituma umugore amera neza mu mubiri. Yego, n'agatoki keza keza, cya gitoki cyiza cyiza uteka cyoroshye, apana ibitoki biba bikomeye. No kugira isuku. Buriya rero ikintu cyo kugira isuku no koza mu gitsina tujye tubyitondera nabyo. Buriya mu gitsina cy'umugore ntago byemewe gufata amazi ugashyiramo imbere, kuko gushyiramo amazi ntago ari sawa. Cyo ubwacyo gifite uburyo cyogamo kiyoza, bitakagombye kuba washyiramo ayo mazi. Yego nayo pe ugomba kogamo, ariko ukogamo amazi meza. Muri kunyumva mwa bagore mwe, ukogamo amazi meza atarimo isabune. Mubyumve neza, nta muntu ushyira isabune mu gitsina, mubyumve. Amazi meza atarimo isabune, warangiza
ukambara ikariso imeshe wanitse ku zuba. Bagore mumese amakariso mukagenda mukayanika mu nzu cyangwa mukayanika mu madushe. Ibyo bintu ntabwo ari byo bintu bitera ama infection mubyumve neza, kandi ama infection arababaza ku bagore bayarwara, arababaza cyane. Ubwo rero twaje tuje kubabwira uburyo ki mwakwirinda ayo ma infection, n'uburyo ki mwafatamwo abagabo banyu neza, n'uburyo ki ayo mazi yaboneka kugira ngo umugabo ntaguce inyuma reka. Kandi gucibwa inyuma birababaza, birababaza bisenya ingo, kandi umugabo nawe nta kindi aba agushakaho, niyo mibonano iciye mu mucyo iryoshye imuryoheye. Bagore rero mufate abagabo banyu neza, mwirinde gukora ibintu nk'ibyo by'amakosa. Ugire isuku, umese utwo dukariso twawe twanika hariya ku zuba, nibiba ngombwa ku bantu bafite ipasi udutere ipasi, utubike duteye ipasi, utwambare duteye ipasi. Ibyo bintu bizakurinda ama infection. Si byiza kuba wahora kwa muganga baguha biriya binini ugenda ukicomeka mu gitsina, nabyo bitera ikibazo. Kumva kwicomeka ikinini mu gitsina kandi ufite uburyo ki wakagombye kubikora neza mu buryo bwa kinyamwuga bwawe bwite kandi bitagoranye, bitatuma wajya kwa muganga utahura mu miti. Kugira isuku, ukagira isuku ku myambarire yawe, ugomba kwambara iriya myenda y'imbere cyane cyane. Iriya myenda idutera ama infection, no kujya muri toilette. Biba bibaye byiza umugore agiye muri toilette yakagombye kujyana nawe tuza agahita akaraba, kuko ama infection menshi ava mu ma toilette, ava muri ayo makariso yanyu mwambara atameshe. Igihe umugore cyangwa umugabo aryamanye n'umugore, umugore aryamanye yamuvanye amaraso, izo ngaruka nk'uko twari twabivuze haruguru, ingaruka ni nyinshi. Umugore waryamanye n'umugabo amavangingo ntaze arwara umugongo, arwara umugongo, akababara mu kiziba cy'inda, akarwara umutwe, yemwe n'imitsi yo mu maguru yo mu mavi nayo igira ikibazo kubera iyo mpamvu. Mujya mubyumva, umubiri w'umuntu ukonegitana mu bice byose bigize umubiri, haba ku bwonko, haba mu ngingo, haba mu nda, hose birahura. Yego, birahura cyane. Kwiganira ku musozo rero, ndabashimiye inshuti zacu, ikiganiro nakagaruka, mukomeze mudukurikirane kuri channel yacu, murayizi namwe ni ibisanzwe, nta mpamvu yo guhora tuyivuga, murayizi, mukomeze mudukurikirane. Aho icyo mushaka ko tubasobanuriraho neza mutwandikire muri comment, mukore subscribe, mukore share. Ndabashimiye cyane, murakoze.